mva ngemba nahinze. Oh my god. Mba nahinze mba ndegeye. Ufata polici yawe ukayishyira mu mata. Ese ujya uteka polici abana bawe bakayanga, cyangwa se umwana wawe nagakunda polici, cyangwa se ntago uzi gutegura polici? Gendana nanjye muri uru rugendo tugiye kuganira ukuntu wategura polici umwana akayikunda cyane. Hello, mumeze neza? Ndizera ko mumeze neza, n'abatameze neza bizagenda neza. Life is not straight line. Ni kupanda na kushuka. Uyu mugoroba rero icyanga iki gitondo biterwa naho nkurikiye uri, ndashimira abantu bakoze subscribe. Nukuri muri abantu b'umumaro mu buzima bwanjye, mwarakoze cyane. Abantu bakoze subscribe kude chapeau, Imana ibaha umugisha. Tugiye gutegurana polici. Ese ujya uteka polici abana bawe bakayanga, cyangwa se umwana wawe nagakunda polici, cyangwa se ntago uzi gutegura polici? Gendana nanjye muri uru rugendo tugiye kuganira ukuntu wategura polici umwana akayikunda cyane. Iyi ngiyi rwose narayikunze, imfite n'ukuntu yoroshye. Hari polici ziza zimeze nk'igiheri abana bazi nyine ukabona zirakomeye zirabakomereye, ariko iyi polici muri kureba ndaza kuyibereka neza, sinzi na muri kuyireba. Narayitetse abana banjye barayikunda, ndavuga nzayibereka. Yanditseho Jenan quick cooking. Jenan quick cooking. Sinzi ukuntu yitwa, ariko nyine yitwa gutyo. Okay. Ukuntu rero utegura ino polici, ufata amata. Ufata amata ugashyira kuri gaze. Yamara kuba akazuyazi ataranabira cyane, ugafata ibi ngiye kuri ngiye kubera ubu utegura wenda umwana umwe cyangwa utegura abana babiri biterwa n'ingano. Ugafata ikiyiko ugashyira muri polici, ugashyira mu mata ibiyiko nka 3 cyangwa 4. Warangiza ukayikoroga ariko ugenda wongeramo amata nyine ugenda ujera, kuko ntago igomba kuba nyine yoroshye cyane, murabizi igomba kuba ari ibiryo nyine. Ariko kugira ngo inoge ugenda wongeramo amata ugakoroga, yamara kubira nyine ubona yahiye imeze neza yegeranye, nyine ugashyiramo n'agasukari. Hari igihe ushyiramo agasukari kugira ngo nyine iryoye. Hari abantu bambwiye ngo polici n'umuryango urayirya, njye nyine ntabwo nyirya, barumva itaryoshye, ariko iyi polici yatumye ndya polici, narayikunze, iroroshye. Hari ukuntu wateka polici ikagomeza iri igiheri kuntu, ariko nukuri nuteka ino polici ugashyiramo ayo mata ugakuraho ugashyira mu gasahane, umwana wawe azayirya amere neza. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Nuyikora gutyo umwana nayirye. Dore uburyo bwa kabiri. Ufata amata ugashyira ku ziko, ugashyira kuri gaze. Ufata amata ugatereka, ufata amata ugasuka mu gasafuriya wateguye, ugatereka ku ziko, ugacana. Warangiza cyangwa kuri gaze cyangwa kumbabura cyangwa aho uteka hose cyangwa kuri kwiziniyeri, warangiza ugashyiramo polici ibiyiko twavuganye ibyo aribyo byose. None ukaba wafashe umuneke uhiye neza, wawuponze cyangwa se wawunombye cyangwa se wawubrandinze, sinzi ibyo ukunda. Ngabadafite blender wawunombesheje foke ukawushyira mu gasahane runaka, ugahita ufata ya polici yamaze gushya ikavamo agashyuhe gakeya nyine baye nk'akazuyazi, ikavamo ubushyuhe kidahoze. Ugahita ufata ukayishyira muri wa muneke waponze, ukagira gute ukabivanga. Nabyo narabikoze, abana barabikunda, umwana agashisha yumva. Turere wa mwana ukuze mu buryo butatu: mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire n'abandi, akorashimwe n'Imana n'abantu. Ubwo se uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu rero nabwo ni umuneke. Abantu bafite blender, urafata polici ushyiremo amata uyiteke, nimara gushya ariko ushyiremo yoroshyemo gakeya. Nurangiza ufata umuneke uwushyire muri blender, ufate na polici ubishyire nyine muri blender ukabibrandinga. Ibi ngibi rero bita bimera nka yogurt. Babana barya binemfa gusa bashaka utuntu tw'uduheri. Iyi ngiyi irabafasha cyane.
rero ni umubyeyi niba ufite umwana ugize umwaka, ngiye nangira guha umwana polici agize umwaka, ntabwo biri formule sinzanabikuye, ariko ntekereza ko umwaka aribwo igifu cye kiba kitangiye gusya ibintu nyine bisa nk'ibikomeye. Umwana ukigira amezi 6 aba agomba kurya utuntu tworoheje, ikirayi kinombye. Nibutsa ababyeyi turi mu cyumweru cyo konsa, turi mu cyumweru cyahariye konsa, tugiye kwizihiza World Breastfeeding Day. Konsa neza ejo hazaza heza. Umwana mu mutware. Mubyeyi niba ufite umwana uri munsi y'amezi 6 umwonse gusa, nta kindi kintu umuvangiyemo, kuko amashereka yuje intungamubiri umwana akeneye zose bikumva. Rero hari ababyeyi tujye tuganira bakambwira ngo umwana wanjye ngo yarashukuye ku mezi 4, ngo mpita mvuga ngo reka muhe utubuto ngo abatumenyera. Ibyo ntabwo byemewe. Umwana igifu cye kiba kitaraba capable yo gusya ibintu by'ibiryo. Amashereka rwose yuje intungamubiri kandi ntabwo wayabuze, rero ntago ari byiza ko wamuhereza imfashabere imburagihe. Wenda keretse kwa kundi ababyeyi baba babuze amashereka, nabyo ntabwo twabyirengagiza, ariko hari amata yabugenewe aba yarabanje kuba processed, akabanza akavamo nyine amakarori aremereye, niyo bahereza abo bana. Ababyeyi twite ku bana bacu. Aha reka ngane none n'ababyeyi bafite abana bagize amezi 6. Umwana akigera amezi 6 ku munsi yuzuye amezi 6 ubigenza ute? Mva ngemba nahinze, oh my god mba nahinze, mba ndegeye. Ubwo nyine ukaba ufite wenda nk'ikirayi. Hari abantu bavuga ngo umuhereza ngo amafu, ukabanza ngo amasaka, ukabanza ngo uburo, soya, ibigori, buhoro ugenda umpa kamwe kugira ngo urebe niba hari bitamugiraho arereje. Iyo umuntu ari mu rugo nyine aba agomba kubikora, ariko mwigiye nk'umwana ashobora kuzuza amezi 6 utari nko mu rugo, nyine ahantu wabona ibyo byose, sibyo? Dore ukuntu ngewe nyine mbigenze, niko ngiye mbigenze. Nteka nyine igikoma, hari ifu yitwa toha rwose niyo yagenewe abana. Nkagifata nkagiteka gifashe, ukagiteka nyine ku buryo umwana kirya nk'ibiryo, kugira ngo nanabirya bize kuguma mu nda, sibyo? Yego, ukamuhereza. Ikindi ndagana n'ababyeyi baba bashaka ko abana barya urukombe rwuzuye bakigera amezi 6, n'ubundi umwana aba ari bukomeze konka. Rero umuhereza duke ariko nyine inshuro nyinshi. Ubwo nahereye ku gikoma, ikindi ukamuha wenda ukagerageza n'umuneke, sibyo? Ukagerageza umuneke, igikoma, umuneke, ikirayi. Ku bafite blender ugafata ikirayi cyangwa se ugafata igihaza ugashyiramo dodo, ugashyiramo kunyu. Narabavuga ngo abana ntago baha amavuta, ngenda ushyiramo utuvuta n'agatunguru nyine kugira ngo n'umwana yumve nyine uburyohe. Ngangiza nkabibrandinga, byaba ngombwa ngashyiramo n'amata cyangwa ngashyiramo isosi itogosheje y'inyama. Nyine nkamuhereza umwana, ukamuhereza nyine akarya. Ikindi kugaburira umwana bisaba kwitonda, ukihangana. Ntabwo wagaburira umwana utihanganye, sibyo? Ukihanganira umwana nyine ari kurya, ukamwihangana bya hatari, sibyo? Yego. So rero nagira ngo mbabwire ibyo ngibyo. Twari turi kuganira kuri kuko wategura polici. Hari ababyeyi bari bansabye kubikora, ariko nubona polici umwana atayikunda uzayibrandinge uzambwira. Ndabifuriza kumera neza, ndabifuriza gukundwa n'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe. Bye.